gute ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zikize aya makuru. Mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubanza rwo kweguza Perezida Trump ruri hafi gutangira uyu munsi, mu ishyaka ry'aba Republicain barashaka ko igikorwa cyihutishwa ku buryo umwanzuro wafatwa bidatinze. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burasaba abubaka amazu y'ubucuruzi guhindura imitekerereze mu buryo bwo kuyakodesha kugira ngo borohereze abayakoreramo. Ugasanga parking afite niveau enye kandi mu by'ukuri irimo kujya mu nzira ndende yo kugira umujyi ugendera kuri public transport. Ugasanga uko ashyiramo ziriya basement niko zimuhenda, kandi mu myaka 5-6 tumaze gukora ziriya initiative za public transport ntabwo ziriya parking zaba zigikora. Muri makuru kandi murumva Perezida Felix Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, murumva icyo yari yiteze ejo ku nama yabereye hano mu Bwongereza ku ishoramari hagati y'Ubwongereza n'ibihugu bya Afrika. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Muri mwese ikaze yo muri ano makuru yo kuri wa kabiri itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko impirimbanyi ziharanira kurengera ibidukikije ari abahanuzi baririmba ko byacitse. Ibyo bitangaje mu ijambo yagejeje ku bayobozi b'ibigo by'ubucuruzi n'abanyapolitiki mu mujyi wa Davos mu Busuwisi. Yavuze ko ubukungu bushingiye ku guhanga agashya buzabona ibisubizo. Yongeyeho ariko ko igihugu cye kizafasha mu gutera ibiti bigera kuri miliyari 1,000. Impirimbanyi irengera ibidukikije Greta Thunberg ho muri Sweden mu nyuma yashimye icyo gitekerezo cya Perezida Trump, ariko asaba ko gushora imari mu bintu bitanga ingufu bicukurwa nka petroli, gaze n'amakara bihita bihagarara. Yasabye bari mu myanya y'ubuyobozi kugira icyo bakora niba bakunda abana babo kurusha ibindi. Mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubanza rwo kweguza Perezida Trump ruri hafi gutangira uyu munsi, abayobozi b'ishyaka ry'aba Republika muri Sena batanze amategeko babona yakurikizwa kugira ngo hafatwe umwanzuro kuri icyo kibazo mu buryo kuri iki gikorwa nako mu buryo bwihuse. Ibiro by'umukuru w'igihugu birasaba Sena gutera utwatsi birego biregwa bwana Trump maze akagirwa umwere. Ni inkuru ya Peter Bowes mugezwaho na Yvette Kabatesi. Ubuyobozi bw'ishyaka ry'abarepublicain burasaba ko abashinjacyaha b'abademokrate mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abanyamategeko ba perezida bose bahabwa amasaha 28 yo gutanga ibitekerezo byabo. Birashoboka ko umwanzuro ushyiraho ingengabihe watorwa uyu munsi. Mu gihe watorwa, iminsi 4 nizagenerwa iki cyiciro cyo gutangira urubanza. Birashoboka kandi ko abanyamategeko ba bwana Trump bahita batangira gusaba abasenateri guhanagura ibirego byose bishinjwa perezida. Abademokrate bavuga ko urubanza rukurikije amategeko ruzaterwa nuko abatangabuhamya ndetse n'ibimenyetso bishya byakwemerwa, ariko ntihizewe neza niba abasenateri bo mu ishyaka ry'abarepublicain ari nabo benshi bazemera. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS riraburira abantu ko agakoko gashya gatera indwara yo mu buhumekero ivugwa mu Bushinwa ishobora kwibasira utundi duce kw'icyo gihugu ndetse ikaba yanakwinjira no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Kugeza ubu ngubu imaze guhitana abantu 6 mu gihe abandi hafi 300 bayanduye. Ubundi agakoko ka coronavirus kayitera kavuzwe bwa mbere mu isoko rigurisha amafi mu ntara ya Wuhan. Ingamba zikaze zo gusuzuma iyo ndwara zashyizweho mu Bushinwa no hanze yabwo. Ejo kuwa gatatu ishami rya ONU ryita ku buzima rizakoresha inama idasanzwe kuri icyo cyorezo. Hano i Londres harangiye inama ya mbere ku ishoramari yahuje Ubwongereza n'ibihugu bya Afrika. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson agerageza kumvisha abayobozi b'ibihugu 21 bya Afrika nako na kimwe bya Afrika ko bajya bahita mu gihugu cye mu bafatanya bikorwa ba mbere mu rwego rw'ishoramari kuri uwo mugabane.
hano amasezerano hagera kuri 27 mu rwego rw'ubucuruzi yashyizweho umukono n'ibihugu binyuranye bya Afurika. Ibi kandi biraba mu gihe hasigaye iminsi mike ngo Ubwongereza bube bwavuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi bikaba bizatuma bubasha kugirana amasezerano y'ubucuruzi n'ibindi bihugu bitanyuze muri uwo muryango. Mugenzi wanjye Prudence Njyumva acisha amaso muri aya masezerano. Turi kumwe hano muri studio. Aya masezerano afite agaciro kangana gute, ari mu ruhe rwego Prudence? Jacques, nk'uko rumaze kubivugana amasezerano agera kuri 27 afite agaciro ka miliyari 6.9 z'amapawundi n'amafaranga akoreshwa hano mu Bwongereza, akazashorwa rero mu masoko atandukanye ku mugabane wa Afurika mu rwego rw'ubukungu, ikoranabuhanga ndetse n'ubuhanga bwo guhanga, tugereranyije mu Kinyarwanda ari byo bita innovation. Aya n'amasezerano y'ibigo by'ubucuruzi cyangwa se inganda byo mu Bwongereza bizakorana nyine n'ibindi bigo byo mu bihugu bitandukanye muri Afurika. Yenda navuga nk'ikigo DIJU kiri mu gutunganya inganda nakoze ibinyobwa muri Kenya ndetse no mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, ku ngengo y'imari ingana na miliyoni 137 z'amapawundi. Hakaba rero hari n'asaga nka miliyoni 200 z'amapawundi azashyirwa mu gutunganya ibikorwa remezo byo mu rwego rw'amabuye y'agaciro muri Kenya. Hari umushinga wo gutunganya agace k'ubucuruzi mu murwa mukuru wa Kampala ndetse n'ibimashini bitunganya nk'imihanda muri Uganda nyine. Ibihugu byo mu karere byo ntacyo byasinye. Jacques, urebye amasezerano nk'uko nibura amaze gutangazwa ku mugaragaro, n'amasezerano reba yashyizweho umukono hagati y'ibigo by'Ubwongereza n'ibihugu bya Afurika bisanzwe bifitanye ubuhahirane bukomeye n'ibihugu bya Afurika. Ibyo ngibyo twavuga nka Afurika y'Epfo, Nigeria, Misiri, Algeria, Morocco, Ghana, Kenya ndetse na Angola. Ariko ibihugu by'iwacu nk'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ntabwo biri ku rutonde rw'aya masezerano, kuko n'ubundi ni ibihugu mu by'ukuri bidafitanye amasezerano akomeye nk'ibi bihugu bindi, bifata imfashanyo nyinshi kuruta izo uko wavuga ko bikorana ubucuruzi bw'ubuhahirane. Urakoze Prudence Njyumva. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari hano i Londres ejo, aho yahuye na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson kandi akanakirwa mu ngoro y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Cyamugenzaga cy'ingenzi niyo nama nyine ku nshoramari hagati y'Ubwongereza n'abayobozi banyuranye mu bihugu bya Afurika. Igihugu cya Kongo ariko kirasa nkaho nta bintu byinshi cyavanyemo. Umunyamakuru wa BBC Nicolas Senegos yavuganye na Perezida Tshisekedi ejo maze atangira amubaza icyo yari yiteze muri iyo nama. C'était important de venir écouter à la fois les dirigeants. Byari ngombwa kuza kumva abayobozi n'abacuruzi bo mu Bwongereza ndetse n'abandi kugira ngo twumve icyerekezo bafite kuri Afurika, twifuza kumenya icyo Ubwongereza bwifuza gukorana na Afurika nyuma yo kuva mu mugabane w'Uburayi. Monsieur le Président, votre mission... Nyakubahwa mukuru w'igihugu, amabanga mujeje ashobora kuba atoroshe nk'ayabandi bakuru b'ibihugu, kubera mugerageza kuzana abafite imitahe yabo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko mu buseruko bw'igihugu hariyo ubwicanyi, hariyo abitwaje ibigwanisho nko muri Ituri, muri Kivu yo mu buraruko. Mushobora kugarukana amahoro gute muri ako karere? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donne. Icyo ni ikibazo cyiza, iyo nza kugira igisubizo mba nkiguhaye uyu mwanya. Ariko ndakubwiza ukuri siko bimeze. Ni ikibazo twasanze kimaze byibuze imyaka igera kuri 20. Rero igihe niyamamazaga nabonye umwanya wo kujya muri kariya karere. Mbabazwa cyane n'ibyo nabonyeyo. Hanyuma icyo gihe mfata icyemezo cyo gukora ibishoboka byose kugira ngo tuhagarurire umutekano. Pour ramener la paix. Vous avez essayé de... Mwaragerageje kugarukana imigenderanire myiza n'imigwa mikuru y'ibihugu bikomeye nka Bruxelles, Washington na Paris. Bamwe mu mudahuza babagiriza ko mumara umwanya wose mwitemberera mwonona nk'uko babivuga amafaranga y'igihugu. Neza na neza ingendo mufata zimeze gute? Umusaruro wazo n'uwuhe? Quel est le résultat? Grâce justement à la bonne tenue de nos finances. Kubera ukuntu twagiriwe ubuntu bwo kugira ubukungu bwifashe neza, ikigega mpuzamahanga cyaduhaye miliyoni 368 z'amadolari y'Amerika mu rwego rw'inguzanyo kugira ngo dushobore kwishyura imyenda. Nous avons obtenu de la Banque mondiale Banki y'Isi nayo yaduhaye miliyaridi 1.9 z'amadolari y'Amerika mu gushyigikira umugambi twari tumaze gushyiraho wo kwigisha abana ku buntu. Par rapport à la gratuité de l'enseignement.
La Banque africaine de développement, elle aussi s'est alignée. Banki nyafurika y'iterambere nayo nyine ishyiraho akayo mu kudufasha kubaka igice cya gatatu cy'urugomero rwa Inga. Nge rero nibwira yuko nazaniye igihugu byinshi cyane kurusha ibyo nakoresheje mu ngendo. Nta kizanwa n'ubusa, ugomba kugira icyo ushora kugira ngo ugire icyo wunguka. Icyo nicyo nakoze, ntacyo nicuza na gato. Je ne regrette absolument pas. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Dukomereze ano makuru mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burasaba bubaka amazu y'ubucuruzi guhindura imitekerereze mu buryo bwo kuyakodesha kugira ngo ashobore kubona abayakoreramo kandi badahenzwe cyane. Kuri ubu umubare w'amazu y'ubucuruzi akorerwamo uri hasi y'amazu yubatswe, hakaba hari handi yamaze kuzura ariko akaba habereye aho. Mu bitera ikibazo harimo ibiciro bihanitse byifuzwa ku bukode ndetse n'ubushobozi buke bw'abatangira ubucuruzi. I Kigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ubushakashatsi bwakozwe n'umujyi wa Kigali bwagaragaje ko urugero rungana 85% gusa by'amazu y'ubucuruzi yamaze kuzura ariyo yonyine afite abayakoreramo. Ikindi gice kingana na 15% muri umujyi kikaba kigizwe n'amazu yuzuye ariko akaba abereye aho. Mu bituma hari amazu akodeshwa andi akaburiramo haravugwa igiciro kiri hejuru cy'amafaranga y'ubukode. Abatangira ubucuruzi nabo ngo bataragira ubushobozi bwo gukodesha mu mazu ahambaye azamurwa mu mujyi wa Kigali. Uruhande rw'abashoramari muri uru rwego rwemera koko ikibazo kiriho. Igiciro cy'ubukode kivuga ko kiri hejuru ngo kijyana n'ikiguzi cyatanzwe mu kubaka aya mazu. Uretse iki giciro ariko ngo hari n'ikindi gishobora gutuma abifuza gukodesha baseta ibirenge. Uyu ni bwana Denis Karera, umwe mu bashoramari muri uru rwego rw'ubwubatsi. Nagurishije etaje, harimo ibiro biteye gute, harimo ibiro bifite umucyo ungana iki, ubyuriramo gute, bifite umutekano wuhe. So hari amazu rimwe na rimwe yubakwa ukaba wajyamo kumva irakomize. Iyo urebye neza kuri ubu bisa naho mu bwubatsi umuvuduko wacu wabaye mwinshi kuruta uwo baza gufata ibiro. Nubwo ikibazo giteye uko umujyi wa Kigali uracyasaba abashoramari kubaka amazu y'ubucuruzi kandi ku bwinshi, izi mpungenge zayubatswe adafite abayarimo sezo bazibona gute? Bwana Fred Mugisha ashinzwe ishami ry'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali. Ari babandi batoya bashobora kuza gufatanya metero kari 25 akazikodesha abantu 5, ugasanga parking afite niveau enye kandi mu by'ukuri irimo kujya mu nzira ndende yo kugira umujyi ugendera kuri public transport. Ugasanga uko ashyira mu ziriya basement niko zimuhenda, kandi mu myaka 5-6 tumaze gukora ziriya initiative za public transport ntabwo ziriya parking zaba zigikora. Nta mpamvu yo gushyira izi basement ko ziraza guhendera ubusa, nawe uhendera abaturage ubusa. Ahubwo reka dufatanye tubereke imibare ifatika, ndetse dufatanye n'abahanga mu guhanga inyubako nabo babereke uburyo inyubako zabo zakora. Uretse inyubako ndende zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hari kandi n'andi mazu agezweho yubakwa ku buryo bwa rusange, ayo bita apartment azamurwa mu duce duharawe tw'umujyi wa Kigali. Icyo aya yose ahuriyeho ni ukubaganwa n'abayifite. Ingamba zafatwa zose zikaba zitazorohera abafite amikoro aciriritse kuba bakwigondera ubukode bw'izi nyubako. Twerekeze mu majyaruguru ya Afurika. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Libya yatanze impuruza kw'ifungwa ry'amariba ya peteroli y'icyo gihugu rishobora gutuma ikibazo cy'abantu bari mu kaga muri icyo gihugu kirushaho kumera nabi. Itangazo ry'ambasade ryasabye ayo mariba ko ahita afungurwa. Ikigo cya leta gicukura peteroli kiravuga ko ingabo z'umukuru w'inyeshyamba General Khalifa Haftar mu minsi ishize zahagaritse ibikorwa ku mariba ya peteroli ari mu burasirazuba no mu majyepfo y'igihugu. Icuruzwa rya peteroli mu mahanga, ubukungu bwa Libya bucungiraho cyane, ryaraguye cyane. Ingabo za General Haftar zugarije umurwa mukuru Tripoli, ahari icyicaro cya leta hikiwe n'umuryango w'abibumbye. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, buno noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Bushamirwa yaboneye igisubizo ikibazo cya serivisi mbi itangwa ku kigo nderabuzima. Budense nawe ngo ntashaka ko Philip ajya gukora akazi yasabye. Arabiterwa n'iki? N'urunana. Nubwo ntushaka kwitesha umutwe koko ku busa Budensiya.
wowe urumva ari ubusa ariko ngenza uburemere bwabyo kuko nijya utwite firi. wibabara sheri wanjye ntuzi igihe maze koko nshakisha akazi. Ndabizi ariko akazi ko hanze ya Nyarurembo kareke firi, kareke rwose ngenda gukeneye pe. ndabizi ko nkeneye bude, ndabizi cyane rwose, ariko wimbuza kujya kugerageza amahirwe yanjye rwose, sibyo? Firi, ndakumva. nukora interview uzayitsinda nta kabuza. Uzahita unsiga i Nyarurembo nsigare muri iyi nzu njyenyine niyinda nihamagara nkiyitaba koko. ubwirwe n'ikize ko nzagusiga. Wishaka kumbeshya ndakuzi neza. Ukikabona uzahita uzinga utwangushye ugende. Filipo rwose wikunda amafaranga kurusha umugore wawe n'umwana. Akazi kakujyana hanze ya Nyarurembo rwose kare kuzabubona kandi. we uzikurize we, wagira ngo rwose nakabonye ngiye kugatangira. Ude, humura rwose sinagusiga wenyine, tuza. wowe tuza nzagenda nkore interview ninyitsinda azakurikiraho kumvikana n'abakoresha, ntinsanga umushahara ari mwiza tuzajyana. Ari ikibazo ufite? Ngo iki firi? Tuzimuka tujye kubana aho ngomba gukorera nyine, nkomeze mwiteho n'umwana wacu twite. Njye umvana i Nyarurembo njyana he? Nkujyana aho nzaba ngiye. Firi navukiye i Nyarurembo, amashuri abanza nyiga i Nyarurembo, ayisumbuye nyiga i Nyarurembo, akazi nkabona Nyarurembo, ubuzima bwanjye bwose niho nabaye nta handi hantu nigeze mba. Niwumva se nyine ko ukeneye guhindura Ude, ukaba n'ahandi hantu. Nkava iwacu ku ivuko ryanjye rya data na mama kwa sogokuru na sogokuruza, aho abantu bose banzi nkabamenya, nkajya kubaho batanzi. Ese ubwo nagira ikibazo nakwiyambaza nde? Ariko noneho urashaka kuzinduka usetsa Bude, uhagize wamenya nabo hasanze nyine, ni nabo n'abantu nk'abintu. Oya Firi rwose sinasiga data na mukuru wanjye sori ninaha ngo njye ahandi hantu. Umwana wanjye wa mbere kuko azavukire kure y'abavandimwe. Oya. Kuvuga utyo se ari mu gihugu cyacu aho tuvuga ururimi rumwe. Ubu mbonye akazi mu mahanga se ntitwagenda koko Bude? Rwose ibyo ushaka kunkorera ntabwo nigeze mbyifuza mu buzima bwanjye Firi. Urumva utibabariza ubusa koko Bude? Oya rwose njye ntabwo nava iwacu yewe. Uzi kuri muri ba bantu badakunda impinduka we. Umuntu ahindura akazi, ahindura aho atuye, ni ibintu bibaho mu buzima kandi bitagira icyo bitwara. Kutadusubiza uba yagiye ku musarane kangahe? Niko kanywa ubu tutamubajije ubusa yari kugira atambyukije ngo merekeze koko. Nagiye rimwe bwenda guke ariko nanze kubyutsa papa, ni kerere wamperekeje. Yego rata. Mu nda nihongeye kukurya se? Oya ntabwo ari cyane. Oba wibuke ibyo muganga yakubwiye, ugomba gukaraba intoki rwose n'amazi meza n'isabune uvuye ku musarane na mbere yo kurya. Naho ubundi uriya muhungu wadutindije kwa muganga nasize mukuru gutiye rwose ntazongera, niyongera azaba yarariye intumva. Naramukuru gutiye pe. Wasize utonganye kwa muganga busho? Ngo ntonganye gusa se ahubwo irutu nari nteje ahubwo akaduruvayo. Hariya hari umusore wakira baje ku kigo nderabuzima usuzugura nk'imbwa iryana. Sindabona umuntu usuzugura nk'uriya musore. Uriya njya numva abantu bose bamuvuga nabi. Yari yatujindiranye ariko akakira umuntu umwe ubundi akajya kuri telefone akajajwa we akajajwa hashira akanya akayirebaho akisetsa ubusa. Umashinyo ugeze aho ngaho uranyica rwose kanga uranyica pe. Ubwo waratinyutse uramutonganya busho? Ntabwo nari kubyihanganira rwose. Ni akazi kawe rero kuko ubwo wahavuye akwijunditse. Nusubira yaza gusuzugura wibaza icyo uri. Bazi wansuzugura? Ariko zibaza bansuzugura ko ntashobora se kubirekera aho ngaho kankwa. Oya ngomba gushaka abayobozi be nkababwira rwose ko uriya musore atukisha ikigo nderabuzima cya Nyarurembo. Atanga serivisi ambagira gute? Ntabwo nabyihanganira nzabivuga. Atanga serivisi mbi rwose. Oya busho, oya rwose utazavaho witwa injajwa cyangwa rwivanga. Ariko se kankwa ubu nzitwa injajwa kubera ko mvuze bitagenda neza. Ndekerera abantu bagana kiriya kigo cyacu bakomeze barengane. Oya ntabwo nabirikira. Wamuretse akazagwa ku bandi. Yanteye umujinya ntabwo wabyumva rwose. Yarawuguteye ndabyumva ariko mureke rwose wikururana nawe bitazaguteza ibibazo. Ariko se neza ibibazo gute? Ahubwo ncecetse urumva kankwa nibwo nabaneje ibibazo byinshi abaturage ba Nyarurembo bivuriza kuri kiriya kigo nderabuzima. Ngomba kubivuga
bashaka bakabikosora cyangwa ntibabikosora ariko njyewe nakoze ibyangombwa byose urumva si ngomba kurebera umuntu nk'uriya utanga serivisi mbi rwose ntabwo nabyihorera. alo ndakumva bude budensiya kumpamagara nka kwitaba ntuvuge. alo ndagushakanye. ubaye iki budensiya? uracyari mu rugo ngo nze tujyanirane nkubwiranye? olala sha bude ubu rwose nageze ku kazi. bude ugize ikihe kibazo? urashaka cyane sinze nkurebe nubwo mfite akazi kenshi. nari nzi ko utaragenda. umugore utwite ndamwubaha akazi nanagahagarika nkazada cyangwa ngo uhamagarire sori na sha. ni we nkeneye ko tuganiranye naho ubundi sori namba namwihamagariye. gusa ubwo wagiye ntacyo turahura nyuma y'akazi. ugize ikihe kibazo ko numva wabaye cyane bude? ubu muri iki gitondo nzindutse nshwana na Philip. no mupfikise kandi ikorera akazi kawe nye. Philip kuko ntazi ko ari bibi cyane kubabaza umugore utwite. anye ugerageze uyu munsi ntiturare tutavuganye. nyamara rero nteye ubwoba bude. niki Philip yakoze kuko udashaka kumbwira kuri telefone? ni birebire turabiganira turi kumwanye nkeneye inama z'inshuti kandi nyine turebana amaso ku maso. niba ushobora kwihangana ukageza ku mugoroba nta kibazo cyangwa birakomeye cyane nze kuza mu kiruhuko cya saa sita. hagarara ahangaha umugabo hagarara rwose ndagushaka. ni amahoro bushoboka. ni amahoro ahubwo se rwose ngize amahirwe ndanakubonye. uraho devo? urwaye se bushoboka? sindwaye ariko nakubwiye ibyo nahuriye nabyo ku kigo nderabuzima rwose narwara. icyo wahuriye nacyo ku kigo nderabuzima uhahuriye n'iki bushoboka? nahuriye na serivisi mbi nako na serivisi irwaye kurusha abarwayi baba baje kwivuza. niko muga uriya musore ukora hariya kuri resebusiyo ushinzwe kwakira abantu akanabakemurira ibirebana na mituweli mwamukuye. mbaza nkubaze bushoboka. mbega umuhungu wirata, mbega umuhungu wagira ngo ntazi icyo yaje gukora. yababa we arabwira abantu nabi arabara umwanya kuri telefone avuga ubundi akandika kuri za WhatsApp n'ibindi ntazi. uriya nasoni koko umuntu aze kwivuza arwaye ahabwa serivisi yamaze amasaha n'amasaha. biriya bintu buriya mwabikosoye. uriya muhungu koko buriya ni muzima defo rwose. niba nta n'undi wigeze akubwira ko aho umuntu ifishi ayimaranye iminota nka 10 n'ingahe mu ntoki areba kuri telefone, ngiye bushombe ndabifuze. nibiba ngombwa rwose nzaba n'umugabo wo kubihamya. busho ihangane n'ukuri. ariko rero nkubwire niba ntacyo mukoze ku kigo nderabuzima cya Nyarurembo ngo gitange serivisi noze, ngewe ndabahimbira indirimbo rwose byihuse mbivuge ko rwose mwazengereje abaturage. ihangane pe. umwana wanjye yiriwe aboroga aribwa mu nda undi yibereye kuri za telefone pe. umva byose ndabishyira mu ndirimbo yanjye rwose. busho waretse guhimba indirimbo ko nkubwira ko tugiye kubikurikirana. ariko se ubundi ngubaze muga kuki mudashyiraho agasanduku k'ibitekerezo ko nari no gusiga nanditse igitekerezo cyanjye nkagishyiramo? cyangwa namwe abaganga n'abayobozi bahariya mwikeka amababa ku buryo mudashaka ko ibintu bimenyekana? mbwira. warya ngo uranshakira iki? uririrwa umbaza se koko Stefa ni amafaranga yo guhemba abakozi. wowe warebye neza ko bahahinze bakaharangiza cyangwa wihe guhemba abahinzi bataharangije uzarebe ko hari n'umwe kugarukira mu murima? ubu ukuntu nzi ku ifaranga Stefa ndindwa mubi. urumva nahemba umuntu atararangiza akazi nzabishyura ejo niba harangiza. akira dore akira. ngahome ayo susubije inyuma mu mufuka Stefa koko yasubijeyo. uzi ko ari wowe nkorera wenyine ndadi. ariko bitse menshi no kuri Stefa kandi nyine ngomba guhemba abakozi ngahahira n'umwana. ayo ngo hayazabikemura byose. nukuri nyongera Stefa urabona naracumpiye nando tuvuta rero. jya wibuka ariko ko mfite urugo urumva nadi. ngomba guha Nyiramariza amafaranga nawe agakemura ibibazo byo mu rugo. nanjye kandi mba nakoze nyine ngomba gusigara nayo kwigurira agacupa. ese mama ubikiye Nyiramariza uraseka iki se? kuki tugiye ku muntu utari kumwe nawe? ubu tutari kumwe n'indi nadi? Nyiramariza
ugumye amafaranga ngo nigurire agasukari k'umwana n'amavuta yo kumusiga ngo ushyire umugore wawe gucyuriraho abandi bagabo. Ibyo ariko nta gihamya mbifitiye Nadi. Ko higimye se wowe se hari amakuru ahagije ubifiteho Nadi? yewe mbabarira natinze shawude ubuse desi natumye mu gukurumira aha hantu. Aha wari kuruma he ko nipfutse ahantu hose uretse mu maso? Mbabarira shawude najyaga guhaguruka hakaba haje umuntu nkeneye najya guhaguruka hakaza undi. Nta kibazo akazi kawe ndakazanye. Ngaho mbwira mama ngo bimeze biti. Shanye rwose Filipo ntashaka kunyumva. Gute se ude? Reba nawe ukomeza uko umuntu agashaka kunsiga jyenyine koko. Agusiga wenyine sajya hehe? Hari ahantu yasabye akazi rwose twari twaranabyibagiye tutizeye ko bazamuhamagara. Vuba aha rero baramuhamagaye ngo ajye kureba amakuru arebana n'ako kazi yahasabye. Ndakumva. Nuko umugabo aragenda maze agaruka hashimagiza ngo bakira ababagana neza, ngo batanga serivisi neza kuva ku muntu kwakira kugeza ku muyobozi ushinzwe abakozi. None se bude Karame, kuza ashima ibyo yabonye byiza nibyo byakubereye ikibazo? Aha yahavuye bamuhaye umunsi wo kuzajya muri interview kandi yayitsinda agahita atangira akazi ako kanya, kandi ni hanze ya Nyarurembo nukuranye. Ariko se bude ubwo wateshejwe umutwe nuko umugabo washobora kwibonera akazi koko ataranakabona? Ariko nturanyumva neza nye. Icyambere Filipo nakora interview afite amahirwe arenga 100% yo kubona ako kazi kandi agahita agenda kubera uburyo yakunze icyo kigo, kandi sinshaka gusigara Nyarurembo njyenyine. None se uragira ngo reke kujya kuyikora koko bude? Nje nibyo nshaka ariko yabyanzanye. Namweretse ko muri kiosk yacu bigenda neza, yakomeza agacuruza ako kazi akakareka none ntasige njyenyine ntwite, ariko rwose ntanyumva. Ibyo ari byo byose ntiyakwishimira kugusiga kandi aribwo wari umukeneye bude, sibyo? Ikibazo rega si ukunsiga kuko yambwiye ko nakabona tuzajyana. Ni nacyo rero ubu cyantesheje umutwe kurushaho. Kujyana nawe se nicyo cyagutesheje umutwe? Sinshobora kuba handi hatari Nyarurembanye. Kure ya papa na Sorina, oya nako sinanareka akazi kanjye k'ubwarimu. Hati kure ya papa na Sorina? Ariko burizi kuri umutesi budensiya. Ubu se ko wubatse urwawe rugo, so na mukuru wawe ko kuracyabashaka wiki? Ko baba hafi yanjye. Ariko ariko uzi kubona papa azi wanjye nzaniye intagaraso ryapfunyitse mu rukoma. Atakira mwana wanjye namenye ko ari two ushaka. Ubwo ninjya kure ya Nyarurembo urumva bizagenda bite? Akuwaritse imiteto budensiya. Ikindi rero sinareka akazi kanye ngo njye kuba umugore wo mu rugo. Uzajya usaba umugabo umunyu n'amavuta yo kwisiga? Bude ndakumva. Isi tugenda birazenguruka muvandi, kandi uko izenguruka niko n'ibintu bihinduka, urumva? Kandi n'abantu bagomba guhinduka, sibyo? Ariko ko numva ushyigikiye Filipanye. Shyigikiye kuri budensiya? None se hari wakuzirikiye kuri groupe scolaire ya Nyarurembo? Umugabo wabonye akazi keza kamuhemba neza mwajyana di, urumva? Ukagenda ukabyara umwana wawe ubundi ugasaba akazi ko kwigisha wo mwagiye. Ese ubundi nta mashuri abayo? Arahaba. Nuko rero wibuza umugabo wawe amahirwe yo kwishakira akazi, wakwigishayo cyangwa nawe ukanatangira indi business nk'uko nahawe wari uyifite. Izi mpungenge za budensiya na se ubona zifite ishingiro? Bushaka mushaka kuririmba serivisi mbi yahawe ku kigo nderabuzima se ubona bikwiye? Ari we wakora iki? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana, nibo rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri. Ariko mbere yo kubasezeho nababwira ko mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urubanza rwo kweguza Perezida Trump ruri hafi gutangira mu kanya kari imbere, abo mu ishyaka ry'aba Republican barashaka ko igikorwa cyihutishwa umwanzuro ugafatwa bidatinze. Ibyo ariko abo mu ishyaka ry'aba Democrate ntabwo bishaka. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, umumvaga n'ishaka n'iteka makuru cyane witamo BBC gahuza imiryango muramukiho.